Turabashuje nanone tufatanije namwe dushima Imana igiye kuduhuza muri aya masaha. Imana yacu igira neza ihimbazwe. Nitwa Vedaste, ndi umugorozi, ndemera ivugurura. Turi hano rero ngo tuganire amagambo y'Imana. Reka dusenge maze twige. Twongeye gushimira umwanya mwiza tugerejemo, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kuganira amagambo awukomokaho ni ayawe, uzahagera akagira akamaro, udashoboza kuyitaho, udashoboza gushyira mu bikorwa, mu izina rya Yesu. Yego, mwese twongeye kugaruka, twongeye kwishimira kuvugana namwe muri uyu mwanya, kandi dushima Imana yacu ihora itwitaho buri munsi, igahora duha amahirwe. Nawe kandi turifuza ko uyu mwanya ukubera uw'ingenzi ukawitaho. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana, dufitiye insanganyamatsiko itubwira ngo mbese kubera iki ari ngombwa ko twiga ubuhanuzi? Kubera iki ari ngombwa ko twiga ubuhanuzi? Niyo jambo tugiye kuganira. Ijambo ubuhanuzi ni ijambo risobanura ibintu bivugwa bitaraba. Iyo bisohoye birumvikana ubuhanuzi buba bugeze ku ntego. Iyo bishize byitwa amateka, byaba ari ibisobe bikitwa ibyaduka. Ubwo rero tuyivuga impamvu ubuhanuzi ari ngombwa ko tubwiga mu mibereho yacu nk'abakristo. Impamvu tugomba kubwiga, turifashishije umurongo. Hari amagambo Imana ivuga kandi y'ingenzi kuri twe. Hari amagambo nshaka guheraho ari muri Yesaya 46, umurongo waho wa 9. Haranditse ngo mwibuke ko ibyabanje bikabaho kera, kuko ari njye Mana, nta yindi Mana ibaho. Ni njye Mana, nta yindi duhanye. Mpera mu itara nkageza mu iherezo, mpera mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nshaka byose bizakora. Hano hatwibukije ko Imana ubushobozi dufiteho. Ni Imana ifite ubushobozi bwose, ni Imana imenya ibitaraba, ni Imana ivuga ibizaba, ni Imana ivuga ibiriho n'ibizabaho. Rero ubwo buryo bwo kuvuga ibintu bitaraba, Imana ivuga bitaraba ikabinyuza mu bantu bayo, ibyo nibyo bita ubuhanuzi. None ubuhanuzi ni ukubera ko tugomba kubwiga noneho. Ni uko Imana uburyo ivuga mu mvugo imwe yayo bwite, hari igihe ivuga ibintu byayo ikavuga bitaraba, ikabinyuza mu bahanuzi bayo. Niyo tugiye kuganira rero. None ubuhanuzi bwaba ari ngombwa ko tubwiga? Kuko ari ngombwa ko tubwiga, niyo nsanganyamatsiko yacu. Ni ingenzi cyane kuri twe. Kubera ko Petero ya mbere igice cyaho cya mbere, umurongo waho urwa 2 rwa Petero, igice cya 2, hariho ijambo nifuza gusoma, kandi ndumva nubwo ndi kurishaka ngo ndigereho ariko nakarivuze ntari nanarigeraho. Iravuga ngo dufite ijambo ry'ubuhanuzi rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itara rimurikira ahijimye kugeza ubwo umuseke uzacya. Mbese bari kuvuga ko iryo jambo rimeze nk'itara rimurikira ahacuze umwijima, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Iri jambo rimeze nk'itara rimurika ahacuze umwijima. Umuntu aba akeneye kugenda, ariko itara rimufasha kugira ngo ahari kujya atari yagera rihatunge, umuntu ave mu rwijiji. None ijambo ry'ubuhanuzi rirushaho gukomera, kandi tuba tugize neza iyo turyitayeho. Reka tuhasome neza tutaza kuvuga wenda Petero ya 2. Ndasoma igice cya mbere umurongo wa 19. Handitse hati: nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, rikarushaho gukesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yumburira mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu.
ariko mubanze mukumenya ko nta bahanuzi bo mu byanditswe bubasha gusobanura uko umuntu wese yabyishakiye, kuko nta bahanuzi bwasinywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga mu kanwa k'Imana bashobowe n'Umwuka Wera. Birumvikana ubwo hano Pawulo aduhaye ubundi buryo ko ubuhanuzi koko buravugwa, ariko buvugwa nande? Iyo mvugo y'amarenga Imana ikoresha, ikayikoresha kugira ngo ikavuga ibitaraba, nayo ikabinyuza mu bahanuzi bayo, tubujijwe kubisobanura uko tubyumva, kuko nta jambo ryavuzwe ry'abahanuzi bwashobowe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo ayo magambo ava ku Mana. None aya magambo tumaze kumva ni magambo ki? Kandi kutayumva, kutayasoma bitwaye iki? Ibyahishuwe rero, cyane yuko ariho n'ubuhanuzi bushingiye, mbere yuko nsoma aya magambo, ndifuza gusoma Petero nanone urwa mbere. Hariho ijambo nshaka gusoma, urwa mbere igice cya mbere umurongo wa 10. Haranditse ngo abahanuzi bane byakugakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa n'abishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo, byerekanwe n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itaraba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuzayiheruka. Kandi bahishurwa yuko batabyerekewe, ahubwo ko ari mwe mwabyerekewe. Ibyo nanone mumaze kubibwirwa n'ubutumwa bwiza bwabwirije n'Umwuka Wera woherejwe mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka nabo ubwabo. Iri jambo turuganira ritubwira mbese ni ukubera iki tugomba kwiga ubuhanuzi, kuko tugomba kubyitaho. Hano batubwiye ngo abahanuzi bane byakugakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa bishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo, byerekanwa n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Ubu buhanuzi mwese mumaze kubyumva ko ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni imvugo y'Imana ivuga ibitaraba, ariko inyujije mu kanwa k'abahanuzi bayo rero bayivugira. Noneho iyo ubwo buhanuzi buvugwa, hari igihe murumva nyine ni ukuvuga ibitaraba, ariko buvuga mu yindi mvugo, bukavuga mu bundi buryo. Noneho iyo mvugo ikoreshwa nakwita iy'amarenga, nakwita Imana ikoresha, abahanuzi babivuga kandi babisoma bategetswe kubivuga nk'uko Imana yababwiye, ariko babisobanura bakita ku nyandiko zera ntibazitatire. None hano baravuga ngo abahanuzi bane byakugakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Abo bahanuzi bahana ibyakugakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa, babirondora babishimikiriye. Bita kuki? Ngo bita ku gihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo, byerekanwa n'umwuka wa Kristo wari muri bo, ugahamya imibabaro ya Kristo yabo itaraba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuzaheruka. Kuko rero tutari bufate ibintu byinshi, kandi mu gihe gito namwe mwese murabyumva, turibaza ubu buhanuzi dushakamo iki, havugwamo iki, kandi kutabwiga bitwaye iki? Reka rero nsome. Mumaze kumva ko abihanuraga bo bitaga ku bimenyetso bakabitindaho bakabifataho umwanya. Ngaho ibyahishuwe rero tugiye gusoma iby'ubuhanuzi ni ibiki. Turafatamo bike bitewe n'igihe dufite, ariko nawe ubyiteho. Haranditse ngo ibyahishuwe igice cya mbere mpereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo ibi byahishuwe na Yesu Kristo. Ibyo bintu tuvuze ngo byahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akayimenyesha imbata ye Yohana, guhamya ibyo yabonye byose, ariryo jambo ry'Imana, no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitona ibyanditswemo, kuko igihe kiri bugufi. Ndifuza ko aya magambo tuyajyanamo gake tukagendamo buhoro. Ikindi gitabo cyitwa Ibyahishuwe. Iri jambo inyito yacyo isobanura icyo ari cyo. Ni icyahishuwe. Mbese
ni ikintu kishyira ahagaragara icyari cyahishwe. None baratubwiye ngo ibi byahishuwe na Yesu Kristo, we se yarabikuyeho ngo abihabwa n'Imana. Mbese byari byarahishwe n'Imana bihishurwa n'umwana wayo ari we Yesu, kugira ngo yereke imbata ibikwiye kuzabaho vuba. Niyo papasi, niyo objectif. Mbese bihishuwe kuko ibyo byari byarahishwe, bisa n'ibisohoye, bisa n'aho igihe kigeze, none Imana irabihishuye. Ibihishuye ibiha umwana wayo kugira ngo yerekane ibikwiye kuzabaho vuba. Ubwo umugambi w'ubuhanuzi ubaho kuko ibyo bintu byari bihishwe, ubwo buhanuzi bwari bwarahanuwe, none igihe cyabo kirageze. None Yesu abonye igihe kigeze, Imana irabimuha, Yesu arabihishura. Nuko Yesu amaze kubifata mu biganza bye, ahita abihereza marayika we. Marayika nawe we abimenyesha imbata Yohana. Yohana nawe arabiduha kugira ngo ibyo bintu bive mu ruhishahisho, biciye ahantu hagera muri hano, bivuye ku Mana, niwe bishyuye. Ibiha Yesu ngo bigaragaze. Yesu abiha marayika we, marayika nawe abihereza Yohana. Yohana natwe arabihishuriye. Murumva mwese mushize mu nyurabwenge, ibi ntabwo bikiri ibanga, ahubwo byamaze kuba ibintu biri ku mugaragaro neza 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 neza. Ibi bintu ntabwo mutekereza ko bitangaje? Byari ubwiru bw'Imana. Imana ibivana mu bwiru, iragenda ibiha umwana wayo Yesu. Yesu nawe abiha marayika, marayika nawe abiha imbata ya Yohana. Yohana nawe twarabiduha. None natubwiye ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitana ibyanditswemo, kuko igihe kiri bugufi. Rero kubyumva nk'ibintu bigihishwe, kubyumva nk'ibintu bikiri ibanga, ntabwo bikiri ibanga, oya, ahubwo bigiye hagaragara, kuko binyuze mu nzira nyinshi. Binyuze ku Mana, Imana ibiha Yesu, Yesu abiha marayika, marayika abiha Yohana, Yohana arabiduha. None baratubwiye ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakita ibyanditswemo, kuko igihe kiri bugufi. Noneho burya ubwo bitakiri ibanga, ubwo bitakiri ahahishwe, kutabyumva kwacu ni ubushake bwacu bwite. Ariko burya ubuhanuzi bwari buriho kera, ibyahishuwe bibuzana ngo bihishure bijye ahagaragara. Garagara mu byumve. Ese haba ari igihe kigeze guhishwa? Yego. Niho twasomye mu kanya muri Petero. Hati abahanuzi bane by'agakiza barondora ibyari birimo, ariko ngo bageze ahantu, uyu murongo usubiraho, abahanuzi bane by'agakiza barondora iby'ubuntu mwana mugiye kuzahabwa babishimikiriye. Barondora igihe cyari cyo n'ibimenyetso byacu byerekana umwuka wa Kristo wari muri bo. Bahanyumva bare ya Kristo itaraba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari byo kuzaheruka, kandi bahishurwa yuko batabyerekewe, habo ko ari ngo babyerekewe. Ibyo nanone bimaze kubwirwa n'ubutumwa bwiza. Amagambo nshaka na yangaya, abo bahanuzi bane by'agakiza, ariko babitinzeho bashaka kubimenya, babwirwa ko ibyo bari kureba batari ibyabo, ahubwo ari twabyerekewe. Kugira ngo bive mu ruhisho hano, reka uyu muhanuzi Petero yavugaga, uwe yarengurizegaho mwumva ari we. Kuko mu bahanuzi bane by'agakiza barondora iby'umwami ugiye kuzahabwa, bahishurwa ko ibyo bintu atari ibyabo. Reka dusome nk'uyu yashaka kuvugwa ari we, dusinywe Daniyeli. Daniyeli niko byagenze, yahanuye kandi yeretswe iby'ubuhanuzi, amara umwanya ashaka kumenya ibyo ari byo. Nuko abaza marayika wamwerekaga ati ibyo bintu kuri kure biteye ubwoba ni ibiki? Nuko agisoma agisenga. Mbere muri Daniyeli 12:8 urumva ko amagambo y'Imana yuzuzanya. Ndabyumva, ariko mbere ku murongo wa 12, ndabyumva ariko sinabimenya.
mpera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo byose ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ntiwumva ko Daniyeli yeretswe umuhanuzi ariko akabuzwa ngo igendere, kuko ayo magambo ahishwe afatanije ikimenyetso, ubu igihe cyabaga kitaragera. Ubwo rero hagati ya Daniyeli na Yohana umuhishuzi hariho imyaka hafi 100. Umuntu yavuga ati ahari iyi myaka iri hagati y'ikinyejana cya Daniyeli n'ikinyejana kiri hagati y'uyu muhishuzi ariwe Yohana, wa wundi wabwiye ngo noneho shyira ibintu ku mugaragaro. Hagati ya Daniyeli wo mu gihe cya Medi n'Abaperesi n'igihe cy'ingoma ya Yesu, mu gihe intumwa zari ziriho, hariho imyaka rwose ikaba hafi 700. Kuko Daniyeli avugwa mu myaka hafi muri 530 mbere ya Yesu, naho uyu muhishuzi we ari mu myaka hafi nka 70-60 mbere y'uko igihe cya Yesu amaze kuza mu isi. Murumva ko bahabanye cyane, mbese ni nko myaka 95. Ariko mu gihe iyo myaka yavugwaga harimo ikinyura hafi imyaka 600 cyangwa 700 hagati ya Daniyeli ndetse na Yohana umuhishuzi. Urumva ko Daniyeli muri iyo myaka ya mbere we ubuhanuzi bwari buhishe, ariko umugaragu w'Imana aje guhishura ariwe Yohana. Hagati ya Daniyeli wahishwe na Yohana umuhishuzi hari imyaka hafi 600. Wakwibaza uti se aba bantu kubera iki bari guhisha icyerekezo mu mvugo yabo? Mumbabarire, hari ibintu ngiye guhuza, mwumva ukuntu ubuhanuzi bwuzuzanya, nunajya ubishidikanya uje utega ariko ibintu byahura bite. Daniyeli wo mu kinyejana kinini cyane cyo mu Medi n'Abaperesi na hano umuhishuzi uri mu ngoma y'Abaroma, mu by'ukuri ntaho byabakaye bihurira, ariko amagambo yaba arasamahwe. Niba ngiye gusoma rero kugira ngo tubihuze wenda tubyumve, kuko ubuhanuzi nicyo mumaze. Ngiye gutanga umurongo umwe ugaragaza ukuntu kuzuzanya kwa Daniyeli na Yohana umuhishuzi ari ikintu kimwe. Daniyeli hari ibintu yavuze bitangaje cyane, iki gice mucyiteho. Ndasoma muri Daniyeli 7:25. Hari amagambo yavuzemo neza ayavugwa muri iyo myaka hafi 600 mbere yuko Yohana umuhishuzi avuka, ariko neza asubirwamo n'umuhishuzi ariwe Yohana, ariko imyaka irimo hagati ni hafi 300 bishyira muri 700, ariko avuga imvugo imwe. Reka mbabwire ko n'ubuhanuzi buri mu kintu gituma twizera ko biri ari ukuri. Kuko ntiwambwira ukuntu umwanditsi nka Daniyeli mu kwereka ubuhanuzi ari mwaka hafi ya 600 na Yohana umuhishuzi uri nyuma ya Yesu iyi myaka 90 bakavuga imvugo imwe kandi sobanura ikintu kimwe. Mbere yuko mvuga ibi, ndashaka kubabwira impamvu tugomba kwiga ubuhanuzi. Rero ibyahishuwe bitubwira ko tugomba kwiga ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi ni saha y'abakristo bareberaho. None iyo turi kwiga ubuhanuzi ubundi tuba turi gushaka mwiki? Mu by'ukuri twiga ubuhanuzi kubera impamvu zikurikira ngiye kubabwira. Impamvu ya mbere, twiga ubuhanuzi kugira ngo twizere iby'Imana ivuga ko ari ukuri. Iyi Imana ihanuye ikanyura mu bagaragu bayo, bya bintu yaduhanurira bikageraho, ubwo buhanuzi budufasha kwizera kuko ibyo hano byavuzweho. Impamvu ya kabiri, bidufasha gukomera, kuko iyo iby'Imana ivuze bisohoye ukabona neza bigaye mu kadomo ngo uravuga uti Imana ishimwe kuko ibyo ivuga bidahera. Ubwo rero ubuhanuzi, icya mbere bidufasha kwizera. Icya kabiri, iyo cyakiri cyahanuwe gisohoye bidufasha gukomera. Niyo mpamvu Yesu avuga ati Yohana 14:29 aravuga ati
mbabwiye ibyo bitaraba kugira ngo nibiba muzarusheho kwizera. Burya ubuhanuzi bujya buvugwa bukavugwa mbere, noneho umunsi bwasohoye bugakomeza abizera kwizera bakomera by'ukuri. Iyo ni impamvu ya kabiri tuma ubuhanuzi ari ngombwa ko tubwizera. Icya gatatu, ubuhanuzi buturinda kuyoba, kuko buba butwereka neza ibimenyetso ngo ugende mu nzira utari kuyoba. Matayo 24:24-25, Yesu yaburiye abakozi aho bahanuzi b'ibinyoma kandi ko bazabujya benshi. Kumenya ubuhanuzi bidufasha kutayoba. 4, ubuhanuzi budufasha kuba maso. Matayo 24:42 haratubwira ngo nukomeye amaso. Ubuhanuzi butwibutsa ko tugomba guhora twiteguye. 5, ubuhanuzi ni umugisha ku babusoma. Ibyahishuriwe 1:3. Yego, icya nyuma, ubuhanuzi budufasha kugira ibyiringiro. Burya ni ngombwa ko twiga ubuhanuzi byanze bikunze kuko bidufasha gukomera. Ndasubiramo icyo ubuhanuzi bitumariye. Icya mbere, kugira ngo twizere Imana kwivuga ukuri. Icyo ni icya mbere. 2, kugira ngo twizere ibyo yavuze igihe bizaba bisohoye. 3, kugira ngo tutayobwa. 4, kugira ngo tube maso. 5, kugira ngo bitubere umugisha kubisoma. 6, kugira ngo tugire ibyiringiro mu byo byanditswe byera. Noneho tugiye gusoma, noneho tugiye guhuza ibi tumaze kuvuga. Ese koko ubuhanuzi bujya busohora? Ni ukuri burasohora, ariko reka tubanze duhuze. Ese mu by'ukuri ni gute wakwizera kuntu ubuhanuzi bwavuzwe na Daniyeli, wa undi wabaye mu ngoma ya Medina ya Peresi, nayo hano uvuga iby'ubuhanuzi mu myaka 100 bagahuza imvugo? Reka tubisome, kandi ni ukuri biradufasha kumva. Noneho rero, niba ubuhanuzi budufasha kwizera Imana kurushaho, bikaturinda kuyoba, bikadufasha kuba maso, bikadufasha kugira ibyiringiro, bikadufasha kwitegura kwa Yesu, uburyo ubuhanuzi kubwiga ni ingenzi kuri twe. Rero iryo jambo ryahanuwe reka turebere hamwe. None ni iki gihuza n'ubuhanuzi? Ni iki kivuga n'abahanuzi ba kera kandi Bibiliya ikaba ari ukuri koko, tukaba twizera ko ibyo uvuga ari ukuri? Nimba hereye muri Daniyeli 7:25, mbabwiye ko hagati ya Daniyeli ndetse na Yohana Umuhishuzi hari imyaka 700, ariko mu by'ukuri iyi mvugo yakoreshejwe ni imwe. Muti se ni iyihe? Kuko igihe gito tugiye guhuza ayo masomo y'abantu batabanye, batiganye, baticaranye, ariko bakavuga ikintu kimwe. Muri Daniyeli 7:25 hariho umurongo nshaka gusoma uvuga utya uti, handitse ngo niwe uzavuga ibyo gomera isumba byose, kandi azarenganya abera isumba byose, azagira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizareka mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iri jambo niryo nashaka kuvugwa muri aya magambo. Handitse ngo uwo azavuga ibyo gomera isumba byose, kandi azarenganya abera isumba byose, aziga inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizareka mu maboko ye kugeza ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. N'iri jambo nashakaga. Havuzwemo ibintu bikurikira. Havuzemo igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Aya magambo avuzwe na Daniyeli mu myaka 600 asubirwamo na Yohana Umuhishuzi. Muti asubiramo ryari? Ni igitangaza pe. Daniyeli yasubiyemo, ayasubira muri Daniyeli muri 12:7 naho asubiramo ati, asubiramo iri jambo ati, mbona wa mugore wari wambaye igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo kw'ibumoso no hejuru rahira ati, bizamara igihe n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati imbaraga z'abere, kandi ati niyamara kumenagura imbaraga z'abere, ibyo byose bizera ko birangira. Daniyeli asubiyemo iyi mvugo ya gihanuzi idasobanutse ku batuva ubuhanuzi. Aravuze ati, bwa mbere avuze ko muri Daniyeli 7:25 ko bizerekerwa amaboko ye. Hanyuma
ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ni ibintu ashaka gusa amagambo, ni ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Abisubiyemo nanone, ariko aya magambo turi kumva hano ni gute yasubirwamo nk'umuntu nka Yohana baticaranye? Reka dusome umurongo. Ese Yohana aba yarasubiyemo? Yego. Yohana 12 ndasoma umurongo wa 14. We avuga iki? Nawe avuga amagambo y'ubuhanuzi nk'aya 14 ibyahishuwe. Reka turebe ko aya magambo yaba ari impamo koko. 14 aranditse ati 14 ndasoma umurongo wa 14 munababarira 14 niho nsomye. Haranditse ati umugore ahabwa amababi 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahongere mu butayu ahantu he ngo hagaburirwe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ahantu icyo kiyoka. Bagaragu b'Imana, iyi mvugo muri kuyumva? Daniyeli avuze ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ari mu myaka 600, ari mu myaka ya kure cyane, ntaho ahuriye n'umuntu nk'umuhishuzi uriho mu kinyejana cya nyuma ya Yesu amaze kuboneka mu isi. Avuga ibintu byinshi, ariko bwibaze ukuntu Bibiliya ari ukuri, guhuza umuhanuzi wo muri magana ukamuhuza n'umuhanuzi uhishura ibya Yesu mu gihe cy'intumwa. Aravuga ati aya magambo bahuje niyo nshaka gusesengura. Ayahe? Y'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Bagaragu b'Imana, kubera ko ari igihe gito ariko nshaka ngo mwumve ikintu mukiteho. Iyi mvugo y'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe ni iki? Mu mvugo ya gihanuzi, iyo havuzwe igihe haba havuzwe umwaka. Iyo havuzwe ibihe haba havuzwe imyaka 2. Iyo havuzwe igice cy'igihe haba havuzwe igice cy'umwaka. Umuntu yakwibaza ibi bintu kuki babihuza kandi bikaba ari impamo? Reka tubishyire mu sesengura kandi igihe cyose mubashe kucyumva. Nshuti, ubuhanuzi buvugwa kandi uko byanditswe bibara ni ukuri niko. Tugiye guhuza imirongo 3 ivuga ibintu by'ubuhanuzi, bivuga mu mvugo itandukanye ariko ivuga ikintu kimwe. Tumaze kubabwira ibyavuzwe n'umuhanuzi nka Daniyeli wavuzwe ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Mbabwiye undi muhanuzi abisubiyemo nk'umuhishuzi ari we Yohana. Hari indi mvugo nshaka guhuza kandi nayo ivugwa nk'ibi. Ndasoma Yohana ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 2. Havuga ikiho? Havuga indi mvugo itari nk'iyi ariko ivuga ikintu kimwe. Haranditse hati ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamera amezi 42 bawukandagira. Ako mu kanote hari igice, hari ibihe, hari n'igihe cyavuzwe. Cyavuzwe na Daniyeli wavuzwe mu myaka 100, bisubiyemo na Yohana umuhishuzi. None umuhishuzi azanye ibindi ati ariko urugo rw'urusengero rureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Wakwibaza uti bino bifite isano? Amezi 42, ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Mbega ubuhanuzi! Kanongera nsoma undi murongo 10. Undi murongo nawo ufite icyo uvuga kuri kino kintu. Ni ibyahishuwe 13 umurongo wa 5. Naho havuga aya magambo. Havuga iki? Haravuga hati ahabwa akanwa kavuga ibikomeye byo gutuka Imana, ahabwa no kurama amezi 42. Nshuti, mwumva ubuhanuzi kubwumva bisaba kumva neza, ntihabe kumvirana. Aho twasinye ubwa mbere mu byahishuwe 11 umurongo wa 2
batubwiye ko uyu muntu aha hantu hazahabwa abanyamahanga bakamara amezi 42. Aha naho hatubwiye undi murongo uvuga ko 13 hati ihabwa akanwa kavuga ibikomeye byo gutuka Imana, ihabwa no kurama amezi 42. Aya mezi 42 avuzwe aha mu kindi gice cya 12 havuzwe ko bahawe abanyamahanga kumara amezi 42 bawukandagira. Ahandi hatubwiye ko bazahabwa akanwa kavuga ibikomeye byo gutuka Imana, ihabwa no kurama amezi 42. Mbega imvugo isobetse, mbega ubuhanuzi. Mu Byahishuwe 11 umurongo wa 2 hatubwiye ariko urugero rw'urusengero urureke nturugere, kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera uzamara amezi 42 bawukandagira. Icyo ni kimwe. Hariho gukandagirwa, umudugudu wera bakamara amezi 42 bawukandagira. Uyu mudugudu wera ukandaguwe n'abanyamahanga bakamara amezi 42 bawukandagira. Iyi mvugo ntahihuriye n'Ibyacu 13:5. Ahabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo amere amezi 42. Mbega imvugo ishimishije ariko ivuga ikintu kimwe. Ndongera gusoma undi murongo nawo. Ubwo imvugo yavuzwe na mugaragu w'Imana Daniyeli wahanuraga ibizaba imyaka 100. Iyi mvugo igasubirwamo n'umuhishuzi Yohana, we ntavuga ibindi, akavuga amezi 42 inshuro ebyiri. Yohana ngiye kuvuga indi mvugo ishimije tena iri mu Byahishuwe igice cyaho cya 12 umurongo wa 6. Wavuga ibindi rero avuga iki? Aravuga ati umurongo wa 6, uwo mugore ahungira mu butayu, ahafite ahantu hiteguriwe n'Imana, kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Bagaragu b'Imana, ubuhanuzi iyo utasenze usabye Imana yukumvishe urazimira. Mwumve, hari umudugudu wera ukandagirwa n'abanyamahanga. Wari uwera uri ukandagirwa n'abanyamahanga. None aho hantu hahera hari uwahavuye ni wa mugore bavuze hano, batuvuye ngo ahungira mu butayu. Aho yarari niho hagiye umuntu. Uyu mudugudu arawukandagira, awumaramo amezi 42. Ndasubiramo 12:6. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu hiteguriwe n'Imana, kugira ngo bagaburireyo kumara iminsi 1260. Ntimuri kumva ko uyu mugore ahunze? Burya hahandi yahunze niho hitwa gahera bavuga mu yandi marenga. Reka nsubire mu gice cya 11 mu byumve. Ariko urugo rw'urusengero ureke nturugere, kuko rurahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 40 bawukandagira. Murukumva mwese ni urugo rwahunze, kandi urugo rubamo umugore. None uyu mugore yahunze, none abanyamahanga bari kukandagira. Ibyashuwe 13 ho hati 5 ahabwa kuvuga ibikomeye niyo gutuka Imana, ahabwa kurama ngo amare amezi 42. Mbega Bibiliya y'ukuntu ivuga ubuhanuzi kandi busa, kandi buvuga ikintu kimwe. Ngaho mu byumve. Twamaje kuvuga ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe byanditswe mu Byahishuwe, aho bavuze bati, ndasubiramo ngira ngo nayo maze kubabwira mu kanya, nayo namaze kubabwira ko mu Byahishuwe havugwa ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Ibyahishuwe 12 umurongo wa 14 hari hatubwiye iki? Hari hatubwiye hati umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ahantu hera, ahantu he agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwa icyo kiyoka. Muhuze imirongo rero. Imirongo nshaka mwumva,
hari ahantu hari urugo, urwo rugo rwari rurimo umugore, none uyu mugore ahawe amababa ameze nk'iyikizu ngo ahunge amare igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Biza mu yindi mvugo aravuga ati uyu mugore wahunze azahamara igihe n'igice cy'igihe. Yohana nk'umuhishuzi we azana ikindi aravuga ati uyu mugore ahungira mu butayu. Ubwo ibyahishuwe 12:14 hatubwiye uko uwo mugore yagiye, yahamaba ameze nka Yekizu. 12:6 batubwiye ko yahungiye mu butayu. 11 batubwira ko impamvu yahunze ni uko urwo rusengero rwaje gukanagirwa n'abanyamahanga. Ariko murukumva iyo mvugo isobetse. Ibyashiwe 11 hatubwira ko uyu mugore urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwaha abanyamahanga, ni urugo rutarimo nyirarwo. Ubu ni mu buhanuzi iyo bavuze umugore bavuze itorero. Ubwo itorero ryari ritewe n'abanyamahanga, rihabwa amababa nk'ay'ikizu ngo bizamare igihe n'ibice cy'igihe. Ibyahishuwe basobanura ikizaba gihari, baravuga ati kuko azahabwa abanyamahanga bavuga ibikomeye yo gutuka Imana, ahabwa kurama ngo amare amezi 42. Mbega ubuhanuzi! Kadusubiremo twitonze. Uwabanje guhenura igihe n'igice cy'igihe muri bakora Daniyeli ufite imyaka 100 hagati n'umuhishuzi Yohana. Yohana abivuga nawe ati uwo mugore cyangwa iryo cumi ryari ririmo ryatewe n'abanyamahanga, none ahawe amababa araguruka ajya mu butayu ngo hamare igihe n'igice cy'igihe. Uyu munyamahanga nawe ahawe amezi 42. Bavuga indi mvugo baratubwira ngo uyu munyamahanga uwo mugore yahawe kumara iminsi 1260. Ibyo bintu bimeze bite? Igihe n'igihe n'igice cy'igihe ni kimwe, amezi 42 ni ikindi, iminsi 1260 ni ikindi. Ariko iyo mvugo nubwo isobanye nubwo itandukanye ariko ni ikintu kimwe kivugwa. Haravugwa iki rero? Mpereye ku cyambere, mpereye ku gihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Mu buhanuzi iyo bavuze igihe bavuze umwaka, bavuga ibihe bakavuza imyaka 2, bavuga igice cy'igihe bakavuza igice cy'umwaka. None byarivuzwe n'iki? Tugiye kuyibara dukoresheje uburyo busanzwe. Nkuko musanzwe mubizi, umwaka mu buhanuzi muzi ko ugizwe n'iminsi 360. Noneho ubwo Daniyeli yaravuze ati bizamara ibihe n'igice cy'igihe, ubwo hari yavuze umwaka nicyo gihe. Ibihe ni imyaka 2, igice cy'igihe namwe muri kubyumva. Reka tugiye gukuba rero, tugiye gukora gute? Dufata iminsi umwaka cyangwa igihe kigizwe n'iminsi 360. Iyo minsi 360 turayibona gute? Kuko umwaka ugizwe n'iminsi 360 nindo kuba kabiri ari byo bihe, turabona iminsi 760. Ya minsi 720, iyo minsi 720 twongereho ikindi gihe aricyo cy'umwaka, twongereho ikindi gihe nakwita igice cy'igihe aricyo kingana n'iminsi 1260. Ubwo igihe n'igihe n'ibice cy'igihe iyo bihuye bihura n'iminsi 1260, ariyo twabonye muri Daniyeli nako mu byahishuwe 12:14 handitse hati kansubiremo murababarira 12:16 baranditse ati uwo mugara ahungira mu butayu afite ahantu hiteguriwe kugira ngo wagaburireyo kumara iminsi 1260. Burya igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bihana neza n'iminsi 1260.
iyo ufashe ibihe muhiteranye aho mwicaye mufate mwumve neza. Umwaka ni iminsi 360. Ucyo ni igihe kiri ku ruhande. Dufate ibihe ni imyaka 2 360 kujya kabiri ni imyaka 720. Wongereho cya gihe kingana n'iminsi 360. Wongereho ikindi kimwe cya kabiri cy'umwaka, murumva ko ari iminsi 180. Iyo iteranije neza neza igwa mu minsi 1060. Reka dufate rero ya mirongo yindi yavuze amezi 42. Iyo tugiye mu buhanuzi tuzi twese ko ukwezi kugira iminsi 30. Kugira ngo ubyumve neza ukuntu bihuye, ubwo urafata kwa kwezi kugira iminsi 30 ukube n'amezi 42 batubwiye neza neza, biraza kugwa mu minsi 1260. Iyo nashaka kwira mwumve hano muri uyu mwanya, ni uko ubuhanuzi buvuga ukuri. Mwibuka aho twatangiriye ko abanje kubihanura ari umugaragu w'Imana Daniyeli. Ahanura ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Yabihanuye muri Daniyeli 7:25 na Daniyeli 12:7. Avuga ibihe n'ibice cy'igihe. Umugaragu w'Imana waje kuvuga yuzuriza bya Daniyeli ari we muhishuzi, aragaruka nawe avuga ati duhawe uyu mugore yahawe, ngira ngo nanabivuzeho mu kanya ko yahawe ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Abisubiramo. Iyi mvugo basobanura ibyabaye kuri uyu mugore mu gice 11. Bavuga ko uyu mugore cyangwa itorero ariryo rigereranya n'umugore, ko mudugudu wahawe abanyamahanga kumara amezi 42. Umudugudu bawusiribanga bawukandagira, ariko nyir'urugo yahungiye mu butayu. Ibi bivugwa ni akarengane itorero ry'Imana ryagiriwe, aho itorero ryahuye n'akarengane gashishana, maze abanyamahanga basa n'abafashe ingoma y'Imana barayizambya. Icyo bivuga ni iki nashakagira muve muri uyu mwanya, ni uko ubuhanuzi buvuga ukuri. Buvuga ukuri bute? Ni imirongo twahuje Daniyeli. Duhuza Daniyeli igice cyaho cya 7:25 bihurahura neza neza n'ibyahishuwe neza, bihura neza, nta na kimwe kivuyemo. Na byahishuwe 12:14 hatubwira igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Uyu murongo tumaze kuwusoma twahuje Daniyeli 7:25 nawe uvuga ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi murumva ko abahanuzi batari bari kumwe. Twongera gusoma ibyahishuwe 11:2 havuga amezi 42. Tuyakubye twasanze ayo mezi ahura neza neza n'iminsi 1260. Ni nako n'igihe n'ibice cy'igihe nacyo gihura n'icyo gihe. Ndasubiramo imirongo neza kuko wenda hari igihe turi kwigana n'abatari kubyumva, nongere mbihuza neza. Nabanje kubereka ubuhanuzi icyo butumariye. Ubuhanuzi butumariye iki? Ubuhanuzi budufasha, kandi ni ikintu cy'ingenzi kuko bidufasha kumva neza ko ubuhanuzi ari ikintu kivugwa kandi kikabaho. Noneho turatubwira ngo kugira ngo twizere ko Imana ivuga ukuri, ubuhanuzi bidufashamo. Niyo mpamvu ituma twiga ubuhanuzi. Ni uko ubuhanuzi ari ikintu iyo gihanuwe kigasohora bidufasha kwizera ko ari ukuri. Kuko Yesaya 6:9-10 handitse ngo ndi Imana, menyesha iherezo uhereye mu itangiriro kugeza mu iherezo ryayo. Ubuhanuzi rero bwerekana ko Imana izi bizaba mbere y'igihe. Nuko icya kabiri, ubuhanuzi budufasha kwizera kwacu ngo gukomere. Gatatu, ubuhanuzi buturinda kuyoba. Kane, ubuhanuzi budufasha kuba maso. Gatanu, ubuhanuzi iyo tubusomye ni umugisha nkuko bitusomye Ibyahishuriwe 1:3. Gatandatu,
kugira ngo tugire ibyiringiro by'ejo hazaza. Mu by'ukuri namaze kubwira mu kanya ko twigeze habaho igihe ubuhanuzi buhishwa ntibwamenywa, buba mu mwijima, ariko Imana igihe cyo kugera kwabyo kugeze ibishyira ahagaragara ibinyujije ahantu hatanu. Niho nasomye ngitangira mu Byahishuwe 1, umugaragu w'Imana unyumva we kuzongera kuvuga ko ubuhanuzi ari ikintu kitamenyekana ahubwo bwagiye ahagaragara. Ndasomye Ibyahishuwe 1:2, ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ibikwiriye kuzabaho vuba. Murabyumvishe mwese ko ibyo byarahishwe n'Imana. Imana ibiha umwana wayo Yesu. Yesu amaze kubyakira abiha marayika we. Marayika we nawe abiha imbata ya Yohana. Yohana arabiduha natwe. Mbega ukuntu Imana yagize neza. Murumva urwo hererekane? Imana niyo yabihishuye ibiha Yesu umwana we. Yesu nawe abiha marayika we. Marayika we nawe abihanira imbata ya Yohana. Yohana nawe abiduha. Ubu buhanuzi burasobanuka, burumvikana, nawe ukwiye kubwumva rero. Noneho ubuhanuzi rero baratubwiye ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abiyumva ko ibintu byanditswemo kuko igihe kiri bugufi. Burya ubuhanuzi nibwo buturaho igihe cyacu gisohoye. Bwarakoze bubaho, bwarakoze Imana iranamusobanura nk'uko bamaze kubyumva. Uburyo ubuhanuzi buhanurwa kera cyane, ariko bagera igihe cyabwo ugasobanurwa. Namaze kubabwira amagambo y'uburyo butatu. Nababwiye igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Nongera kubasobanurira aho buhurira n'iminsi 1260. Nongera kubasobanurira aho bihurira n'amezi 42. Nababwiye ko ibyahishuwe ariho basobanura ibihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Aha nsomye kandi nshaka ko muhuza namwe, basi mutore kano kantu namwe mukumve kugira byo kumeje kubera insobo bese byo kumeza kuba mwijima. Ndasubiramo nitonze kuko nshira umusozo. Icya mbere, twiga ubuhanuzi kugira ngo kuko Imana twizere ko ivuga ukuri, kuko ibyahanuye bisohora. Kuko Imana yavugiye iti mvugira itangiriro mu iherezo. Twiga ubuhanuzi kugira ngo kwizera kwacu gukomere nibisohora. Yesu ati mbabwiye ibyo bitaraba kugira ngo nibimara kuba muzarushaho kwizera. Burya ubuhanuzi budufasha kwizera ibyo twahanuriye bisohoye, turizera. Gatatu, ubuhanuzi buturinda kuyoba. Kane, budufasha nicyo kidufasha kuba maso. Gatanu, kubusoma ni umugisha kuba busoma. Byashuwe 1:3. Gatandatu, kugira ngo tugire ibyiringiro. Ariko ikiruta ikindi ni uko ubuhanuzi ariyo saha y'umukristo. Twebwe rero icyo twiga muri uyu mwanya, twashagura ngo twizeze abantu yuko Bibiliya ivuga ukuri, kuko abahanuzi babihanuye batari bicaranye. Nababwiye interi hagati ya Yohana na Daniyeli. Ntaho bahurira mu myaka pe, barahabanye, ariko bose bahurije ku mvugo imwe ivuga ngo ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Kandi abo bose amagambo bavugaga tuyasubiyemo, ikanongera nyasome nshira umusozo, nongere amasome garagu b'Imana mwumva ukuntu hose avuga ikintu kimwe, ariko bakavuga baticaranye. Daniyeli 7:25 aravuga ati, kansome, kandi ati nawe azavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera isumba byose, aziga inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekurwa mu maboko yo kugeza ku bihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ntabwo twitaye ku bindi bisobanuro bwabyo, ahubwo nshaka kwerekana ukuntu Bibiliya ivuga ukuri kandi ikavuga abantu baticaranye batari mu gihe kimwe. Daniyeli 12:7 naho haranditse hati mbona amaguru yambaye umwenda wera gitari hejuru y'amazi y'uruzi, atukuwe kw'iburyo kw'imoso no kw'ijuru, numva arahira ihora avuga ati bizamara igihe
n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi nimara kumanagura imbaraga z'abere, ibi byose bizana ko birangire. Namwe mwumvise ko ya Daniyeli yatubwiye ngo, nako Yohana atubwiye ngo uwo mugore ahungira mu butayu ntawe uhunga adatewe. Murumva ko aya magambo yuzuzanya. Noneho ibyahishuwe, aya magambo tubwira tuyasubiremo, twongere guhuza izi mvugo maze dusoze. Izi mvugo z'ibihe n'igihe n'icy'igihe n'amezi 42 n'iminsi 460 koko byavuga ikintu kimwe? Yego. 11:2 ariko urugo rw'urusengero rureke ntugere kuko rwahawe abanyamahanga. Nari nabwiye mu kanya ngo rwahawe abanyamahanga kuko uwari uri mu rugo yarahunze bitewe n'uko yatewe n'abanyamahanga, bitewe n'uko itorero ry'Imana rirenganijwe hakabaho guhunga. Umugore muhanuzi bisobanura itorero. Kandi umudugudu warazamara amezi 42 bawukandagira. Abahamya banjye 2 bazahanura bambaye ibigunira. Aho ni ibindi bavuga uko ijambo ry'Imana Bibiliya yatwitswe mu Faransa, ibyo ni ibindi ntabwo twabonera umwanya wabyo. Haranditse ngo 12:6 haranditse ngo uwo mugore ahungira mu butayu aho afite ahantu hateguriwe n'Imana kugira ngo agaburiye kumara iminsi 460. Mbese mvugishije ukuri, igice cya 11 kivuga abazasimbura uwo mudugudu ko ari abanyamahanga batari ab'Imana. 12 bakavuga ko uwo mugore ahungira mu butayu. 14 bavuga ibindi, ariko icyo 15 bakavuga ko uwo muntu uzije gukuraho umudama cyangwa idoterero azavuye ku bisimba byose agatuka Imana agahoga amezi 42. Reka ubwo dushyira umusozo, Bibiliya twongere kwemera ko ivuga ukuri n'ukuri, kuko abayihanuye n'ababwirije bavuze mu bihe bitandukanye, nyamara bavuga amagambo ahura. Inshuti z'Imana kandi bagaragu b'Imana, Imana iduhe muri aya masaha gukomera, twite ku buhanuzi. Ibyahishuwe nsoza 22 umurongo wa 10 ahari haranditse ngo, kandi ababwiye nta magambo y'ubuhanuzi y'igitabo ntuze yazigame ngo uyabwire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Aya magambo y'ubuhanuzi ntukayazigame kandi ntukayagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Icyerekezo cyacu twashaka guhuza muri uyu mwanya, ni impamvu tugomba kwiga ubuhanuzi, ni uko butwereka ibizaza. Ubuhanuzi budufasha guhuza ibya kera n'ibiriho uyu munsi wa none. Twarebye ukuntu ubuhanuzi bwa Daniyeli buhura neza n'ubuhanuzi bwa Yohana Umuhishuzi. Noneho Bibiliya byatweretse ukuntu imvugo isobanye isobanura ikintu kimwe. Twabonye amezi 42, iyo dufashe amezi 42 tugakuba n'iminsi 30 tubona iminsi 460. Iyo dufashe ibihe n'igice cy'igihe dufata umwaka w'imyaka w'iminsi 360, icyo kiba ari igihe, tugakuba ibihe 720 tungana iminsi 360, tukongeraho ya minsi ya 1/2 cy'ukwezi nako cya 1/2 cy'igihe aricyo mezi 6, bikaduhana neza n'ibihumbi 460. Twabihuza n'ibyahishuwe 14 tukabihuza n'ibyahishuwe 11 kabiri, tukabihuza n'ibyahishuwe nanone 12 umurongo wa 12 umurongo wa 6. Byose ibyo bintu bivuga ikintu kimwe. Amezi 42 ni ikintu kimwe, iminsi 460 ni ikintu kimwe, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ni ikintu kimwe. Noneho ubuhanuzi bwacu kuko buduhanurira, tujye twicaramo tuzi ko tugiye gushakamo iby'ahazaza hacu, tubyiteho. kandi tubonye impamvu abahanuzi buvuga ukuri, ni uko abahanuzi behanuye batari bicaranye bavuze ikintu kimwe. Imana y'amahoro iduhe kumva, iduhe kumvira, iduhe kwita ku buhanuzi. Dufate umugisha usezerana ngo hahirwa usoma amagambo y'abahanuzi, hahirwa n'abayumva bakitonda ibyanditswemo kuko igihe kiri bugufi. Ubwo tumaze kumva uko duhuza ibyahishuwe na Daniyeli, uko duhuza ibyahishuwe 11 umurongo wa 2, uko duhuza ibyahishuwe 13 umurongo wa 5, uko duhuza ibyahishuwe 12 umurongo wa 6, bikavuga ikintu kimwe. Nawe uheraho ubihuze, ubyumve, bimenye. Imana yacu iduhe gusoza neza, iduhe kwita ku buhanuzi,
iduhe kwita ku byo Imana ivuga. Amagambo twahuje atandukanye abahanuzi mu gihe kitari kimwe agahuza ukuri, nawe usaba Imana kubikumvisha ibisigaye. Imana iduhe kwita ku bahanuzi, tubifate ni magamani dusaba, harimo ubwenge, tubyiteho, tubyubahirize mu izina rya Yesu.